Nshuti mwene data nongeye kugusuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Njyewe ndi Musoni Flavien, nk'uko tubimenyereye iki ni igice cya 10 cy'Abaheburayo tugezeho, turimo gusobanura twifashishije ijambo ry'Imana n'ibitabo by'umwuka w'abahanuzi, kandi nanone reka dushimire Imana yaturinze ikaduha n'amahirwe yo kubona umwanya wo kwiga kandi ikanadusobanurira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Igice cy'uyu munsi rero cya 10 umugabane wa kabiri ni igice kidasanzwe, aho nagira ngo nkubwire nshuti yanjye uze gukurikirana cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina rye rihabwa icyubahiro. Wowe wabanye natwe ukatugenera icyo dukwiye kwiga, kandi amasomo yose akaba akwiye kubumbirirwa ku isomo watanze i Karuvari ubwo waduhaga umwana wawe Yesu Kristo. Izina rye rihabwa icyubahiro. Reka iryo somo rero tubashe kurambura ibiganza byacu byo kwizera, kandi tubashe kurishyikira kugira ngo rikorere mu mibereho yacu. Impinduka z'ijuru aba arizo ziboneka muri twebwe, kuruta yuko haboneka impinduka ziturutse mu migambi yacu gusa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iki gice cya 10 cy'Abaheburayo tugeze ku mugabane wa kabiri wacyo, ari nawo mugabane usoza w'iki gice cya 10, aho tugiye gusoma guturuka ku murongo wa 19 tukaza gusoreza ku murongo wa 29. Pawulo yandika igitabo cy'Abaheburayo nababwiye yuko yagiye yibanda ku bintu byinshi. Iki gitabo kirimo amateka, niyo mpamvu nababwiye yuko udashobora gutera intambwe n'imwe muri iki gitabo cy'Abaheburayo udabanje kwitabaza ibitabo by'isezerano rya kera. Ibi rero bikatwereka yuko imwe mu misubirize cyangwa mu myigishirize y'amadini yaduka avuga ko isezerano rya kera nta kintu rimaze, iyo myigishirize ita umurongo bitewe n'uko isezerano rishyashya risobanurwa n'irya kera, kandi isezerano rya kera rikuzuzwa n'irishyashya. Iyo habayeho kwirengagiza umugabane umwe muri iyo ngiyo yombi, byanga byakunda abantu bagwa mu busobanuro budahura n'icyo ijambo ry'Imana risobanura. Umurongo wa 19 Pawulo titre yayise kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Umurongo wa 19 dusome: nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. 21 kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeza twatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ariko murushaho kugenza mutyo. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba, gucirwaho iteka, no gutegerezanya umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Wasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica, abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana, agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Dukomeze. Umurongo wa 30 kuko tuzi ko uwavuze ati guhora ni ukwanjye, ni njye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ariko
mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo, ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Dusoreje ku murongo wa 38. Pawulo muri iki gitabo yagize ibintu asobanura, ariko nifuza ko dutindaho cyane. Icya mbere, Pawulo yavuze kwinjizwa ahera ko bitumara ubwoba. Kwinjizwa ahera bitumara ubwoba kubera iki? Ndagira mbabwire ngo uyu munsi turi bwinjire mu minsi mikuru y'Abisiraheli yabaga. Hari umunsi bahamagarirwaga kugira umunsi mukuru, kandi uwo munsi mukuru bakawubamo bafite ubwoba, banababaye mu mutima. Uwo munsi mukuru rero washushanyaga iki? Niyo mpamvu biraza kudusaba muri iki cyigisho kwinjira mu minsi mikuru irenga 5, igera kuri 5 Abisiraheli bagiraga buri mwaka, kandi iyo minsi mikuru yari ifite ikishushanya mu buzima bwacu bwa gikristo bw'uyu munsi wa none. Pawulo rero arangije ati twinjizwe ahera. Kwinjira ahera bitumara ubwoba. Mu magambo make, muri iyo minsi mikuru hari uwo bagiraga ubwoba, ariko nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none icyo Kristo yakoze kirahagije ngo twebwe kitumara ubwoba. Icya kabiri, Pawulo yakomeje atsindagira Kristo ko ari umutambyi mukuru utwara inzu y'Imana. Mu by'ukuri byagaragaraga yuko Kristo yakoreraga umurimo we ahera cyane. Twakomeje twiga ibya Kristo, ariko twebwe bikagaragara yuko Kristo ari mu buturo bwera ahera cyane ho mu ijuru, twe turi ku isi. Ariko noneho biragarutse, iki gitabo cy'Abayobora kitweretse yuko si umutambyi gusa, ahubwo ni n'umutware utwara inzu y'Imana. Iyi nzu y'Imana rero dukeneye kuyimenya. Ese ni ngombwa yuko wacunguwe n'amaraso ya Kristo? Ese ni ngombwa yuko wamaze kumenya ko Kristo ari ahera cyane? Aba umuntu wo mu kirere udafite aho abarizwa? Oya, dukeneye kuba turi ababarizwa mu nzu y'Imana. Ndetse Pawulo yakomeje avuga yuko imibiri yacu yuhagijwe n'amazi. Mu magambo make, umubatizo twarabibonye mu buturo bwera. Umubatizo, umuntu ubatijwe azi icyo abatirijwe ukuri, akabyarwa n'amazi, yamanje kubyarwa na Mwuka Wera, byanga byakunda umubiri uba wuhagiwe. Pawulo yakomeje asobanura gukurwaho ko kwitekerezaho ibibi. Mu magambo make, abantu benshi basabye imbabazi baranazihabwa, ariko baracyitekerezaho ibibi. Ibi rero byagombaga kurangizwa n'iki? Icyo Kristo arimo gukora ahera cyane kirahagije ngo kidukuremo kwitekerezaho ibibi. Pawulo yakomeje avuga yuko dukwiye guterana ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Ni ibintu tugomba gusigana, ni ibintu tugomba kwigishanya. Dugombaga guterana ishyaka. Nta muntu w'Imana ukwiye kuba umunebwe. Yewe uretse n'iki gihe no mu gihe kiri imbere tugifite gitoya mbere yuko Yesu agaruka, biragaragara yuko abanebwe nta mwanya bafite. Dukwiye guterana ishyaka rero ryo gukundana, tukaba abantu bakundana, ariko nanone tukaba n'abantu bita ku mirimo myiza. Nubwo Kristo ari ahera cyane, hari abantu benshi bavuga yuko icy'ingenzi ari ukwakira Yesu, amaraso ya Yesu ukamenya agaciro kayo. Kubw'ibyo rero iby'ishyaka ry'umurimo w'Imana ntacyo bibarebaho, ibyo gukundana, iby'imirimo myiza ntacyo bibarebaho. Bakubwira ko imirimo myiza ari ukwakira Yesu. Ariko Pawulo yamaze kumenya yuko inyigisho ye ikeneye kuzasobanuka. Ibi nabyo arabisobanura. Pawulo kandi yinjiye nanone asobanura yuko guteranira hamwe ari ingenzi. Abantu nubwo umuntu wese yaba asabana n'Imana ku giti cye mu buryo bwe bw'umwihariko, ariko guteranira hamwe birakenewe. Pawulo yasobanuye yuko uko urya munsi urushaho kwegerana umunsi wo kugaruka kwa Kristo, yavuze yuko dukeneye gukomeza guterana kwera. Muri Yesaya igice cya 13 Bibiliya iravuga ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga.
inshuti zanjye, iyo tuje turi hamwe nk'iteraniro, gusaba kwacu guhinguka imbere y'Imana. Mu by'ukuri Petero mu gihe cye yari afite ikibazo igihe yafungwaga ndetse buri buke yicwa. Itorero ryabonye ko guhomba Petero riraba rihombye cyane. Icyo ryakoze ni iki? Mu by'ukuri Petero nawe yasabaga Imana ngo igire ikimukorera, ariko iteraniro ryaricaye, ntabwo buri wese yagiye ukwe, ahubwo baricaye bikingirana ahantu hamwe basengera Petero kuko yari afite umurimo udasanzwe w'ivugabutumwa yakoraga. Ikintu cyabaye ni kimwe, Imana yarebye kwitanga kwa Petero n'umutima wo gusaba kubohorwa. Imana ireba n'itorero ryari rikeneye ko Petero akomeza kuba hari ngo arifashe. Byanga byakunda, mbibutsa yuko Petero yagombaga gutegura uwo mukumbi wagombaga gutangira kurenganywa n'umwami Nero. Kubw'ibyo rero Imana yemeye ko Petero iminsi ye yo kubaho kwe yiyongera, noneho irangije iramufungura. Ngaka akamaro ko guteranira hamwe. Guteranira hamwe ni ingenzi. Nyamara muri iki cyigisho turaza kureba uburyo abantu benshi bataboneka mu materaniro ubu bamaze kumva ko ubwo Kristo yababereye igitambo i Karuvari byari birangiye, buri wese yaba nyamwigendaho, bazaba baraba bafite imyumvire itari myiza. Tugomba guteranira hamwe tukamamaza ishimwe ryaduhamagaye. Paulo yakomeje yerekana yuko gukora ibyaha nkana nta kindi gitambo kiba cyabigenewe. Mu magambo make, igitambo cy'i Karuvari cyatambiwe abantu bemera ko ari abanyabyaha kandi basaba Imana kubakura mu ntege nke zihora zibashyira mu bubata bw'icyaha. Niba rero ukirimo kurwana n'ibyaha byawe, ukaba waramanitse amaboko ubwira Yesu uti ntabara merewe nabi, ukaba uri ku ntambara, utaryama, udasinzira, mu mutima wawe utashobora guha urwaho kamere ikurimo, ukaba wumva ko icyaha kikurimo cyakurimbuza, ukaba usaba Kristo ngo ibyo yakoreye Karuvari bidapfa ubusa muri wowe, nshuti yanjye, byanga byakunda Imana izaduhingutsa ku gisubizo cyiza. Ariko umuntu wicara akavuga ati ubwo igitambo cyatambwe nta kibazo, nemererwa gukora ibyaha, Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi, nagira ngo mbabwire nshuti y'Imana, abo bantu bazagusha akaga. Paulo yakomeza avuga yuko gusuzugura amategeko ya Mose byazanaga urupfu, kandi ari amategeko y'imihango. Urwandiko rwaregaga, uwanyuranaga narwo batoraga abagabo 2 cyangwa 3 barangiza bakamurega. Uyu wabaye umuco w'Abayahudi. Ariko uyu munsi wa none birababaje ubwo abantu barimo gutera intambwe yo gukoreza Kristo isoni n'amaraso ye ku mugaragaro, kandi bakumva ntacyo bazaba, ariko urubanza rwabo rurimo rurakatwa mu ijuru. Hari ibintu 3 utazakora kuri Yesu. Yesu ni umwami n'umutambyi, ni umwami w'imbabazi. Yewe nagira ngo nkubwire ngo yapfiriye abantu bose Karuvari, ndetse agakiza ke niko yifuza kuduha twese. Ariko mu gitabo cy'Abaheburayo baduhaye gasopo y'ibintu bigeze kuri 4 dukwiye kwitondera. Icyambere, dukwiye kwitondera gukandagira umwana w'intama. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 14 urasoma neza ibigendanye n'umwana w'intama wa Pasika. Bamuryaga bihuta. Yewe reka ngire ikintu nkubwira, iki gitabo cyarantangaje cyane. Kuva igice cya 12, Kuva ni igice cya 12. Igice cya 12 umwana w'intama bagombaga kumurya bafite ibintu bidasanzwe. Uko abariko muzazirya, 12 umurongo wa 11 Kuva. Uko abariko muzazirye mukenyeye, mukwetsa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo ni Pasika y'Uwiteka. Nshuti yanjye, n'umwana w'intama bagombaga kumurya ntihagire ikintu gisaguka, nk'uko tubisoma ku murongo wa 14 w'iki gice cya 12. Kandi niba inzu ari no itari bumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufate uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa w'ihene ntazagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindiriza umunsi wa 14 w'uko kwezi. Ibi bintu turaza kubigarukamo, ariko ntuzakine ukandagira umwana w'intama. Ndababwire ngo Yesu Kristo niwe ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kubw'ibyo umuntu wese ukandagira icyo itambo cya Kristo, agakandagira ijambo rya Kristo, agakandagira icyo Kristo yakoze i Karuvari, gukira kwe ntibishoboka. Ikindi Paulo yatubwiye kwirinda gukerensa amaraso ya Yesu.
aya maraso niyo atweza, niyo yatwejesheje ibyaha byacu. Gukerensa amaraso ya Yesu rero ni icyaha gikomeye cyane. Pawulo yakomeje avuga yuko guhemura mwuka wera, kunanira mwuka wera, kwinginga kwa mwuka wera ukaguca amazi, niyo mvugo y'iki gihe bakoresha. Imbaraga z'Imana ikoresha mu mwuka wera yinginga umunyabyaha, kuko Bibiliya ivuga iki? Kubera iki ukwiye kwirinda guhemura mwuka wera? Bibiliya muri Yohana igice cya 16 Yesu yavuze akamaro mwuka wera kazaba, akamaro mwuka wera azakora nagera mu isi. Igice cya 16 cya Yohana ni igice abantu bakeneye kwiga basenga cyane. Umurongo wa 7 Yesu ati, ariko ndababwira, ni igice cya 16 cya Yohana umurongo wa 7, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ngaka kari akamaro ka mwuka wera. Cya mbere ni ugutsinda ab'isi. Kubw'ibyo umuntu utemereye mwuka wera ntashobora gutsindwa. Icya kabiri kandi ntashobora kumenya ibyo gukiranuka. Umuntu wahemuye mwuka wera ntabwo amenya iby'amateka. Amateka y'Imana bazamutungura. Nshuti yanjye, ndabinginze mwite ku kurarika kwa mwuka wera ukabakaba mu mutima wacu. Mwite ku gukabakaba kwa mwuka wera utubuza, utubwira ngo tuva aha hantu, tuva aha hantu. Mu gihe nk'iki ngiki iri jwi ryavuze Yerusalemu ijya kurimbuka, n'uyu munsi wa none riracyavuga mu gihe isi igiye kurimbuka, ridukura mu byaha twicayemo. Ikindi nagira ngo mbwire ni kimwe, Pawulo yatubwiye ko dukwiye kwirinda kuzasumirwa n'amaboko y'Imana. Dukwiye kuba itsinda ryiteguye kuzasanganira umwami igihe azaba atungutse Kristo, tukavuga ngo ngiyi Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Ariko ku isi hari amatsinda abiri, hari irizasanganira umwami, hari n'irizasumirwa n'amaboko y'Imana. Pawulo ati rero biteye ubwoba kuzasumirwa n'amaboko y'Imana. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, irinde cyane yuko wazasumirwa n'amaboko y'Imana aho guhoberwa nayo. Pawulo yakomeje yibutsa abantu yuko bakwiye kuzaza bahora bibuka intambara barwanye bagitangira kuvirwa n'umucyo. Nshuti yanjye, muri iki cyigisho nanjye nagira ngo nkwibutse intambara twarwanye tujya kubatizwa, intambara mwarwanye ababyeyi banyu batabemerera kubatizwa, intambara mwarwanye ku mashuri mujya gutangira kwemera isabato. Mwibuke intambara mwarwanye, intambara mwarwanye ababyeyi babirukana mu ngo mu gihe mwakiraga umucyo, ibigeragezo mwihanganiye n'amakuba mwihanganiye mugitangira. Rero nshuti yanjye, niba mu gutangira urugamba wararwanye intambara ikomeye, intambara warwanye, niba utari ufite n'ibigeragezo by'inyuma, wari ufite ibigeragezo byo muri wowe, intambara z'icyaha wagombaga gucika. Nshuti yanjye, nagira ngo ubwire ngo umusirikare ukiri ku ikosi, urugamba ruba rworoheje ugereranyije n'urugamba azagirira kuri tere. None ni gute duheruka intambara? Ni gute duheruka kurwana intambara tukivirwa n'umucyo, nyuma yaho tukaba twarasubitse? Inshuti zanjye, nagira ngo mbakangurire gusubukura intambara yo kwizera, kuko niyo ubu ngubu tugiye kurwana, kuko ubu tugeze ku musozo w'izi ntambara zose. Pawulo yibukije abantu uburyo bajyaga bahinduka ibishungero, ariko natwe ndagira ngo mbibutse, abenshi tukimenya Imana twahindutse ibishungero. Abantu batubaraga mu bantu batagira ubwenge, ariko uyu munsi wa none biragaragara yuko ibuye mu minsi yashize abubatsi bangaga ubu ryamaze guhinduka irikomeza imfuruka, aho abantu barimo gufata Bibiliya nyamara batizera Yesu Kristo, aho abantu barimo gushaka kumenya aho ubuhanuzi bwerekera bataremereye Yesu ngo ababere umwami n'umukiza. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, vuba bidatinze abantu bagiye guhinduka ibishungero. Muri iki cyumweru nagize amahirwe yo kwiga amateka ya Roma, n'uburyo Roma yashenywe, uburyo Roma yasenywe n'uburyo Roma yashenye, ndetse niga amateka ya Nero. Nsanga nshuti yanjye, abantu b'Imana babayeho mu gihe cya Pawulo uyu turimo kwiga bahindutse ibishungero, kugeza ubwo Nero yageze ubwo yitwikira umudugudu, arangije atwika umujyi wa Roma, abeshya ko abana b'Imana aribo bawutwitse. Nyamara nshuti yanjye, ibyo byavuyemo guhinduka ibishungero. Ayo mateka yahindukiranye abantu bo mu gihe cya Pawulo mu bintu batatekerezaga, nk'uko aya mateka ya coronavirus yadutunguye, ariko ku bagendanye n'ab'isi atigeze abatungura, kuko nibo bari barateguye ibi bintu. Kandi inshuti yanjye, n'ubu twicaye dukingiranye hari ibindi birimo gutegurwa. Ndagira ngo dusabe Imana cyane, dufungura amaso. Vuba bidatinze harimo harategurwa yuko abana b'Imana bazahinduka ibishungero. Uko umurwayi
wa coronavirus iyo bamubonye bamutwara birukanka, ndetse aho ageze abantu ukabona bafite ubwoba, ndetse wamenya yuko ari umurwayi ukumva ufite impungenge yuko atazagaruka. Niko abana b'Imana vuba bidatinze bagiye kuzashyirwaho intera ku mametero yo guhura n'abandi, ndetse bazahinduka ibishungero. Pawulo arangije ati, mubyibuke uburyo mwabaga ibishungero, mwibuke uburyo mwatukwaga mukababazwa. Pawulo arangije ati, kandi mwageraga no ku rwego rwo gusangira imibabaro n'ababigirirwa. Uwabaga adafite imibabaro runaka yifatanyaga n'abababaye. Inshuti yanjye, ibi bintu turabikeneye uyu munsi. Dukeneye guhurira imbere y'Imana tukikorerana ibituremerera. Waba utaremerewe n'ibibazo byawe cyane, ukikorera n'ibibazo bya mugenzi wawe mugafashanya, kuko aho turimo kwerekera twese, isi igiye kutwerekeza mu cyerekezo kimwe cyo guhinduka ibishungero. Pawulo yakomeje avuga uburyo abana b'Imana banyagwaga ibintu byabo. Ibi bintu byabaye mbere y'umwaka wa 70. Inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ibi bintu byongeye kuba mu myaka 1260, abana b'Imana bari mu karengane. Mu mwanya ndaje twinjire mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ariko kimwe mu bintu bitangaje nuko vuba bidatinze ibi bintu bigiye kongera kugaruka. Abantu bagiye kongera kunyagwa ibintu byabo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none uramutse ubirebye, umutungo wawe ubu ufiteho umudendezo. Ariko mu by'ukuri, niba mu myaka 10 ishize twari dufite umudendezo ku mitungo yacu, umudendezo wa 80%, kuko nta muntu n'umwe ku isi wigeze ugira umudendezo w'100% ku mutungo. Ndagira ngo mbabwire ngo niba mu myaka 10 twari dufite umudendezo wa 80%, mu myaka 5 ishize twari dusigaranye 50%. Kandi inshuti yanjye, ubu uyu munsi ndahamya nashidikanya yuko dusigaranye 20%. Pawulo yakomeje asobanura yuko abantu badakwiye guta ubushizi bw'ubwoba bwabo. Pawulo ati, ntimute ubushizi bw'ubwoba. Mu magambo make, isi ntibabikemo ubwoba, mukomeze muba abantu badapfa guhutazwa n'ikintu kibonetse cyose. Mwirinde kuba abantu b'abanyabwoba, ahubwo ubushizi bw'ubwoba bwanyu ntimubute, kuko bufite ingororano imbere. Abantu b'abanyabwoba, nshuti yanjye, dukwiye gusenga Imana ngo idukure mu bwoba, kuko mu kwizera ntihabamo ubwoba. Pawulo ati, mwebwe ntimwahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubaha imbaraga. Pawulo yakomeje avuga yuko hasigaye igihe kigufi. Arangije abwira abantu ati, kandi ntimugire ubwoba, uzaza ntazatinda. Pawulo yabivuze kuko yajyaga yigisha yuko natwe abazaba bakiriho tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Pawulo yari afite kwizera kwamwerekaga ko Yesu agiye guhita agaruka. Uko kwizera si uko Pawulo yize nabi, si uko Pawulo yigishije nabi. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu wabanye n'Imana neza agasenga, ikimuranga nta kindi, ahita agira amagambo muri we avuga ngo dore agakiza kacu karatwegere kuruta igihe cyose twizereye. Ni byiza, ubu buhanuzi burimo burasohora, turimo turabona yuko nta gihe gisigaye. Ariko nshuti yanjye, nubwo haba hakiri ikindi gihe gitoya, ntibikwiye kutubuza kubona ko agakiza kacu katwegere kuruta igihe cyose twizereye. Pawulo rero yavuze ko hasigaye igihe kigufiya kandi uzaza ntazatinda. Abantu bakwiye gutegereza Kristo nk'uzaza kumaraho ibintu byose. Ntabwo abantu bakwiye guhora barangamiye amateleviziyo n'amaradiyo n'amakuru yabereye i Roma n'ahandi. Igihe kirageze ngo n'ibitekerezo byacu tunabizamure, tumenye Kristo ugiye kuza gucungura, agiye kutuzanira. Pawulo yasoje iki gice avuga yuko umukiranutsi w'Imana, byanga byakunda n'ubwo ibihe by'akaga bizaba bihari, azakomeza kubeshwaho no kwizera. Uko kwizera, reka mbabwire yuko iri jambo ryitwa ngo umukiranutsi agiye kubeshwaho no kwizera. Mubyibuke neza, iri jambo riboneka mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma igice cya mbere, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Aya magambo nagira ngo mbibutse ngo niyo magambo ya mbere yatangiye ubuprotestani. Aya magambo niyo Martin Luther yumvise igihe yapfukamaga ku ngazi
yabaga i Roma, ageze hagati yumva ijwi rimeze nk'inkuba rikubita mu matwi ye, arangije ava uwo munsi atandukana na Roma by'iteka. Kubw'ibyo rero iri jambo rivuga ngo umukiranutsi agiye kubeshwaho no kwizera, byanga byakunda nibyo. Kubera iki? Vuba bidatinze amaherezo y'insengero bigaragara yuko azagerwaho, amaherezo yo kugendera ku bandi no kwigishwa n'abandi agiye kugera. Vuba bidatinze kwigishwa n'umuntu bigiye kurangira. Vuba bidatinze kwizera ko kurebera ku bandi no gushyushywa n'abandi bigiye kurangira. Iki ni igihe cyo kwitoza kubana n'Imana yawe, umukiranutsi akabeshwaho no kwizera kwe. Ariko nagira ngo mbwire Pawulo nk'uko yabigaragaje, tugiye kugera mu gihe noneho abantu benshi bagiye gusubira inyuma. Mu magambo make, utabeshejweho no kwizera akabeshwaho no kwizera k'ugukoperano, kwizera akura ku bandi cyangwa mu gishyuhirane cy'abandi, byanga byakunda azasubira inyuma. Mbega igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10, reka nkwibutse neza muri Zaburi 19 umurongo wa 13 kuri cya kintu twahoze tuganira cy'uko gukora ibyaha nkana. Pawulo asobanura ariya magambo, mu by'ukuri ntago yari ari kure cyane y'amagambo ari muri Zaburi 19 umurongo wa 13. Zaburi 19 umurongo wa 13 waranditse ngo, ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ntumbareho ibyaha byanyihishe. Umurongo wa 14, kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano bye kuntwara, uko niko nzatungana rwose, urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Amen. Urubanza rw'igicumuro gikomeye nanjye mbona yuko kizandimbuza, nanjye icyaha gikomeye mbona yuko rwose kizandimbuza, ndapfukama ngasenga. Dawidi yari abizi, ariko amenya yuko icyaha cy'icitumanano ni icyaha kibi cyane, ku buryo n'ugikoze ntabwo yumva uburemere bwacyo. Arangije Dawidi ku murongo wa 14 wa Zaburi 19 abwira Imana, arayibwira ati, Mana, ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano. Nshuti yanjye, ibi byaha ni ibyaha bibi cyane. Reka twinjire mu minsi mikuru y'Abisiraheli. Abisiraheli bagiraga iminsi mikuru, ndetse iyi minsi mikuru yabo yari iminsi mikuru 6. Reka nibande cyane kuri iyi minsi mikuru 6. Umunsi mukuru wa mbere wari umunsi wa Pasika, witwaga umunsi mukuru w'imitsima idasembuwe. Uyu munsi mukuru wabaga ku itariki 14 ku mugoroba w'ukwezi kwa mbere kwa Abibu. Abibu kwari ukwezi kwa mbere kw'Abayuda. Mu magambo make ni impera z'ukwezi kwa 3 k'uyu munsi wa none n'itangiriro z'ukwezi kwa 4. Abantu bazaga mu matsinda berekeye Yerusalemu, bazaga mu tuyira baririmba Zaburi y'122 umurongo wa 2 n'uwa 3. Narishimye ubwo bambwiraga ngo nje mu nzu y'Uwiteka. Abantu b'i Yerusalemu babaga baratojwe gucumbikira abandi bantu babaga bavuye hirya no hino. Kubw'ibyo yabaga ari iminsi mikuru idasanzwe. Ese iyi minsi mikuru, umunsi mikuru wa Pasika, washushanyaga iki kuri Yesu? Uyu munsi mukuru wa Pasika wibutsaga gukurwa mu bubata bwa Egiputa no kubaturwa kuzaza nyuma Yesu, nyuma Yesu aje. Kandi Pasika iyi ngiyi Yesu amaze gupfa yayisimbuje ifunguro ryera. Pasika rero yashushanyaga urupfu rwa Kristo watubereye igitambo. Abaza kuza kwitegereza iki cyigisho ndimo kubabwira kugira ngo mumenye iyi minsi mikuru, muraza kuyisanga mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, igice cya 52 ni paje ya 454 gukomeza. Paje 454 gukomeza, igice cya 52. Aya magambo menshi ngiye kubasomera niho ngenda nyakura mu Bakurambere n'Abahanuzi. Nshuti yanjye, uwo wari umunsi wa mbere wa Pasika. Uyu washushanyaga, werekanaga yuko Kristo azatubera igitambo. Ibi ngibi Pasika yacu, Paulo yaravuze ngo Pasika yacu ni Kristo. Ubwo Pasika ntabwo igikomezwa. Icya kabiri, minsi mikuru 7 y'umutsima ni iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe. Iyi minsi mikuru 7 yakurikiraga Pasika. Umunsi wa mbere n'uwa 7 y'iyi minsi mikuru 7 yabaga ari iminsi yo guterana kwera, kandi kuri iyo minsi nta mirimo y'ubugaragu yagombaga gukorwa. Ku munsi wa 2 w'iminsi mikuru, muri iyo minsi mikuru, habaga umuganura w'ibyasaruwe uwo mwaka wajyanwaga imbere y'Imana. Mu magambo make, mu minsi mikuru 7 nimo habagamo umunsi w'umuganura maho hagati.
kuri uwo munsi w'umuganura umutambyi yazungurizaga amahundo y'ingano abiri, yayazungurizaga imbere y'igicaniro cy'Imana. Bikaba ni uburyo bwo kuzirikana ko ibintu byose ari iby'Imana. Ubwo rero umunsi mukuru w'imitsima idasembuwe ushushanya umubiri wa Kristo mu gituro. Aya magambo aratangaje cyane. Mu gihe Yesu yari ari mu gituro, mu magambo make rwose pe, iminsi mikuru 7 yari itangiye, kandi maze umunsi mukuru w'umuganura ushushanya ukuzukana intsinzi kwa Kristo. Murabyibuka yuko muri Matayo 27 igihe Yesu yapfaga hari abantu benshi bazutse. Matayo 27:52 kugeza ku 53. Abo bantu bazutse rero babaye umuganura w'urupfu rwa Kristo. Urupfu rwa Kristo rwabaye umuganura w'umuzuko ku bantu bamwe, kandi Yesu byanga byakunda iryo tsinda yarizuriye, ni itsinda ry'abera babayeho kera, yarizuriye ngo agaragaze ko yahawe ububasha. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo umuganura nawo warahise. Kristo yatubereye umuganura. Urupfu rwe rwatumye iminsi 7 mikuru 7 y'imitsima idasembuwe itangira, ariko uyu munsi w'umuganura ushushanya kuzuka kwa Kristo, intsinzi yo kuzuka kwa Kristo. Hakurikiragaho umunsi mukuru wa Pentecost. Pentecost witwaga umunsi mukuru w'amasabato cyangwa se umunsi mukuru w'isarura. Mu magambo make, Pentecost yari ifitanye isano n'isarura. Uyu munsi biratangaje uburyo abantu benshi bigizayo isabato barangiza bagashaka gukomeza Pentecost. Pentecost bisobanura iki? Ndagira ngo twinjire neza mu bitabo by'amateka, ariko cyane cyane tugume no muri cya gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Nyuma y'iminsi 50 umuganura ubaye umaze gutangwa, habagaho Pentecost yitwaga nanone umunsi mukuru w'isarura. Imitsima 2 yokeje irimo umusemburo yaturwaga Imana kuri uwo munsi. Pentecost kandi yamaraga umunsi umwe gusa. Uwo munsi wakorwagamo gahunda zijyanye no kuramya Imana. Penta bisobanuye 50, kandi uyu munsi mukuru wizihizwaga bibuka uguhabwa amategeko 10, kuko iminsi 50 ni ukuvuga ngo uyu munsi mukuru wa Pentecost, ni ukuvuga ngo umunsi mukuru wa Pentecost bari mu butayu bawizihije bamaze iminsi 50 yuzuye bahawe amategeko ku musozi wa Sinayi. Nshuti yanjye, biratangaje, ntago byoroshye kumbwira ngo umuntu yasigaranye Pentecost, umunsi mukuru wa Pentecost, ariko yibagirwa amategeko y'Imana. Kandi mu by'ukuri Pentecost bayibaraga bakurikije igihe baherewe amategeko. Baturukaga ku munsi baherewe amategeko bakabara amasabato 7. Ayo masabato 7 yatangiraga ari dimanche agasoza ari dimanche. Nshuti yanjye, nagira ngo mbabwire ngo byari ibintu bidasanzwe. Bari barahawe ibihamya by'uburyo babaho nk'ubwoko bw'Imana biciye mu mategeko. Kubw'ibyo rero aya masabato 7 yashushanyaga iminsi 49. Noneho rero Pentecost yabaga birangiye bw'ayo masabato ukaba ni umunsi wa 50. None tubibare gute? Nyuma y'urupfu rwa Kristo, Yesu yamaze iminsi 40 abonekera abantu. Ndetse muri iyo minsi 40 nyuma yayo yarazamutse ajya mu ijuru, abigishwa be bamureba. Ababwira kujya mu cyumba cyo hejuru. Abigishwa guturuka ku munsi wa 40 binjiye mu cyumba cyo hejuru. Icyo cyumba cyo hejuru dusoma mu byakozwe n'intumwa bakimazemo iminsi 10. Bakimazemo iminsi 9. Ku munsi wa 10 nibwo Mwuka Wera yabamanukiye. None nshuti yanjye, biratangaje. Pentecost wari umunsi w'isarura, noneho nanone Pentecost yo mu gihe cy'intumwa habaye w'isarura ry'imitima. Uwo munsi Paulo yarasohotse, Petero yarasohotse arigisha, hihana abantu 3,000. Mbega ikintu kidasanzwe. Uwo wari umusaruro w'imbaraga ya Mwuka Wera yamanukiye intumwa. Nyuma y'urupfu rwa Kristo rero, we Pasika y'ukuri, abigishwa ba Kristo bujujwe imbaraga ya Mwuka Wera nk'uko mbibasobanuriye muziranenge, ngo babwirize abatuye isi Yesu Kristo we kwera kw'amategeko. Ndagira ngo twihute. Hakurikiragaho uwundi munsi witwaga umunsi mukuru w'impanda. Uyu munsi mukuru w'impanda werekezaga ku itangazwa ry'urubanza kagenzuzi.
uyu munsi mukuru w'impanda wategurizaga abantu imyiteguro y'umunsi w'impongano. uyu munsi mukuru wo kuvuza impanda wabaga mu kwezi kwa karindwi tariki ya mbere y'uko kwezi. wakwibaza uti werekezaga iki? uyu munsi werekezaga kuri Kristo wari ugiye gukorera mu cyumba cy'ahera cyane, kandi byari ngombwa ko iri tangazwa ribaho mbere y'iherezo ry'iminsi 2,300. iminsi 2,300 nk'uko twaraye twize yarangiye mu mwaka w'844. iyi minsi 2,300 ikomoka muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14. ku byerekeranye no gusohora rero ko kuvuza iyi mpanda, iyi mpanda umunsi mukuru w'impanda wavuzwe mu gihe havugwaga ubutumwa buteguriza abantu ko Yesu agiye kugaruka. ubwo butumwa bwavuzwe n'itsinda rya Mireri n'abandi bantu bari bategereje kugaruka kwa Yesu, bavuga yuko Yesu azaza mu cya 844. ariko uyu munsi mukuru wo kuvuza impanda wakurikirwaga n'umunsi w'impongano. umunsi mukuru w'impongano niwo wakurikiragaho. uyu munsi mukuru w'impongano nshuti yanjye wabagaho bamaze kwizezwa yuko ibicumuro byabo bitazongera kwibukwa. reka nkubwire yuko umunsi mukuru w'impongano wabagaho ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka. umutambyi mukuru nibwo yinjiraga ahera cyane. babaga baragiye bizezwa yuko ibicumuro byabo byababariwe, ariko mu by'ukuri kuri uyu munsi nibwo habagaho kwezwa k'ubuturo bwera. uko kwezwa k'ubuturo bwera rero umutambyi mukuru yajyaga ahera cyane, bakomezaga gutega amatwi inzogera ze, kandi iyo bumvaga yuko umutambyi mukuru asohotse, yasohokaga kuri uwo munsi avuye ahera cyane akabaha umugisha. iyo bamubonaga rero mu maso yabo bamenyaga yuko bababariwe. uyu munsi w'impongano wari umunsi udasanzwe. mu gihe umutambyi yabaga ari ahera cyane, babaga bafite ukuntu bitwaye. mureke turebe igitabo cy'Abalewi igice cya 23. Abalewi 23. nshuti yanjye, iki gice cy'Abalewi igice cya 23 kivuga iminsi mikuru y'Uwiteka. niho iriya minsi mikuru ndimo kubasomera iva. ariko ku munsi w'impongano umurongo wa 29, muri uwo munsi w'impongano umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. wari umunsi wo kwibabaza, wari umunsi wo kwitekerezaho mu buryo budasanzwe, wari umunsi wo gutekereza ahazaza hawe. mu magambo make, ahazaza h'umuntu hagombaga kugenwa n'agaciro yahaye amaraso y'igitambo. nshuti yanjye, umutambyi mukuru wacu ari we Yesu Kristo nawe yinjiye ahera cyane. kuva mu cya 844 niho twemeza yuko Kristo yinjiye ahera cyane. mu magambo make, nibwo umutambyi wacu mukuru, nibwo twatangiye umunsi w'impongano. nshuti yanjye, umunsi w'impongano abantu babaga bahagaze ku buturo bwera, hanze y'ubuturo bwera, bategereje yuko asohoka. buri muntu wese yabaga atekereza ko nta kintu yahishe mu mutima we. nshuti yanjye, uyu munsi wa none nguyu munsi mukuru turimo, hasigaye umunsi mukuru umwe wonyine. uwo nguwo ntabwo uzabera mu isi, uzabera mu ijuru. ariko ubu turi mu munsi w'impongano. nshuti yanjye, umutambyi mukuru wacu arahera cyane kandi ari hafi gusohoka. ese nshuti yanjye, ufite gutekereza kungana gute? abantu barahamagarirwa kwibabaza imitima. kwibabaza imitima ntabwo ari ukutarya, ntabwo ari ukutanywa, ntabwo ari ukwikingirana ahantu ntuhure na bagenzi bawe, ntabwo ari ukubaho utanezerewe. oya, ahubwo ni ukuzamura ibitekerezo byawe ukareba niba Kristo icyo arimo gukora yeza, icyo arimo gukora hera cyane, kirimo gukorera mu mutima wawe, kurimo gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo. umunsi w'impongano nk'uko twabibonye ushushanya ukwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru, cyangwa se urubanza kagenzuzi. nshuti yanjye, kuva mu cya 844 inyigisho y'ubuturo bwera niho itorero ry'Abadivantisiti rivuka. ntabwo turi itorero ryavutse bitewe n'uko abantu bashwanye, ntabwo turi itorero ryavutse bitewe n'uko abantu bagabanya amafaranga ntibabashe kuyagabana, ntabwo turi itorero ryavutse bitewe n'uko abantu bahuje uruhu, abantu bahuje ibara, cyangwa se bavuka mu gace kamwe bashatse kugenda ngo bige ibyabo. nta nubwo twavutse bitewe n'uko abantu bashwanye bapfa Bibiliya, abumva bababaye bakajya ukwabo. oya, turi itorero rivukira mu buturo bwera, turi itorero ryavutse
ku munsi mukuru w'impongano. Kandi ni itorero rikwiye kubwira abantu ko Kristo ari ahera cyane. Ni itorero rikwiye kubwira abantu gutandukana n'icyaha n'igisa nacyo kuko igihe cyagiye. Umunsi mukuru w'impongano warangizwaga no gusohoka k'umutambyi mukuru agahesha abantu umugisha, ngo kuko Kristo azaturuka mu ijuru aje kuduha umugisha. Nshuti yanjye, umunsi mukuru wasozaga kuri kalendari iminsi mikuru y'Abisiraheli witwaga umunsi mukuru w'ingando cyangwa umunsi wo guterana. Mu kwezi kwa karindwi habagaho umunsi mukuru w'ingando cyangwa umunsi wo guterana. Kuri uyu munsi Abisiraheli basohokaga mu mazu yabo, barangiza bakajya guteranira mu tuzu tw'utururi cyane, noneho barangiza bikabibutsa uburyo Imana yabakuye mu Egiputa, kandi bikanabibutsa yuko mu isi atari iwabo. Inshuti yanjye, uyu munsi mukuru w'ingando mu kwezi kwa karindwi wabagaho, ni wo wari umunsi mukuru uheruka iyindi mu mwaka. Uwo munsi mukuru wabagaho mbere ya byose, wabaga mbere ya byose ari igihe cyo kwishima. Nta bintu byabaga bigihangayikishije abantu. Wabaga ku itariki 15 z'ukwa karindwi. Ndakwibutsa yuko ku itariki 10 z'ukwa karindwi habaga umunsi w'impongano, noneho ku itariki 15 z'ukwa karindwi nibwo uyu munsi wabaga. Mu mitwe y'abantu babaga barababariwe ibyaha byabo, babaga ibintu byose byarahise, babaga bategereje kwinjira mu munsi mushyashya. Kubw'ibyo nta kintu cyabarushyaga, wabaga ari umunsi wo kunezererwa imbere y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wo mukuru w'ingando ushushanya igihe tuzaba tuvuye muri iri cumbi tugiye mu bwami bw'Imana Yesu agarutse. Ubwo nibwo tuzishimira agakiza no gucungurwa twaboneye muri Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire rero, uru rutonde ni urutonde rudasanzwe. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo umenye noneho kuvuka ku itorero ry'Abadivantiste aho gukomoka mu nyigisho y'ubuturo bwera. Umenye noneho yuko kugaruka kwa Kristo nako gukomoka mu buturo bwera. Aya matariki rero atwereka nguru rutonde rw'ubuhanuzi dukwiye kugenderaho kugira ngo tumenye uko ibintu bigenda bikurikirana. Nshuti yanjye, nagira ngo twihute tujye mu gitabo cy'Ibifuzwe byose paje 102. Ibifuzwe byose paje 102 banditse amagambo akomeye bagaruka kuri cya kindi cy'uko Kristo nubwo ari umutambyi mukuru mu bwami bw'Imana, ariko afite itorero ku isi. Ukwiye kwirinda kuba nyamwigendaho, nta gikwiye gutuma utaboneka. Kristo ni umutambyi w'inzu y'Imana, kandi iyo nzu nitwe niba tugihagaze mu byo twizera. Nshuti yanjye rero, ntago umuntu wamaze kumenya Kristo, ntago umuntu wamaze kumenya ko Kristo yagiye ahera cyane azaba umuntu utagira adresse, azaba umuntu udafite aho abarizwa. Ahubwo nicyo kiki tugiye gusoma mu Bifuzwe byose paje 102. Nubwo umurimo wakorwaga wagombaga kwimurwa mu rusengero rwo ku isi ukajyanwa mu rwo mu ijuru, nubwo ihema n'umutambyi wacu mukuru byagombaga kuba bitagaragarira amaso y'abantu, ariko abigishwa ntibagombaga kugira icyo babura. Ntibagombaga kumva ko umushyikirano wabo ucitsemo icyuho, kandi nta kugabanuka kw'imbaraga kubera ko umukiza adahari. Ntabwo imbaraga zagombaga kugabanuka kuko umukiza adahari. Ubwo Yesu akorera mu buturo bwo mu ijuru, aracyanakorera binyuze mu mbaraga ya Mwuka Wera, ya Mwuka no mu itorero rye ku isi. Amen. Kristo nubwo atagaragara mu isi, akaba ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, arimo arakorera mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, aracyakorera mu buryo bwa Mwuka Wera, kandi aracyakorera mu itorero rye riri ku isi. Nshuti yanjye, gutandukana n'itorero ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo warangiza ukananira Mwuka Wera, nubwo Kristo ari ahera cyane, umurimo arimo gukora wowe uruzasumirwa n'amaboko y'Imana, ntabwo uzahobera Imana. Abazahobera Imana uyu munsi wa none bari mu itorero ryayo. Abazahobera Imana uyu munsi wa none barimo barihanishwa n'imbaraga ya Mwuka Wera. Hano Enoti yarakomeje arandika ngo ntitubasha kumubonesha amaso asanzwe, ariko isezerano rye riracyariho ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo atanga ububasha bwe ku bayobozi boroheje, imbaraga ze ziracyari kumwe n'itorero rye. Amen. Nubwo mu itorero hari abayobozi boroheje b'abanyantege nke nkatwe, nk'uko n'aba batambyi bari abanyantege nke nk'uko twabisomye, ariko imbaraga za Kristo ziracyari kumwe n'itorero rye. Amen.
ndagira ngo twinjire mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Abakurambere n'abahanuzi muri iki gitabo paje 373 banditse amagambo avuga ngo turahomba iyo twirengagije amahirwe yo guhuriza hamwe kugira ngo dukomezanye kandi duterane ubutwari mu murimo w'Imana. Ukuri kw'ijambo ryayo guta imbaraga zako n'agaciro karyo mu ntekerezo zacu. Imitima yacu ntibikimurikirwa kandi ngo ikangurwe n'imbaraga yeza, bityo tukasubira inyuma mu bya mwuka. Mu mibanire yacu nk'abakristo dutakaza byinshi cyane iyo tutazirikanana. Dukwiye kuzirikanana, tukabana, tugasengana, tukegerana, tugafashanya, buri wese akamenya amakuru ya mugenzi we. Umuntu uba nyamwigendaho ntabwo aba ari mu mwanya Imana yateganyije kwabamo. Twese turi abana b'umubyeyi umwe kandi turi magirirane kugira ngo tubone umunezero. Iby'Imana idusaba n'iby'ikiremwa muntu gisaba biratureba. Nshuti yanjye, ibi bintu birakomeye. Mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje ya 38 banditse amagambo akomeye avuga ngo nubwo Imana idatuye mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Hari isomo ritubwira ngo mwanyubakira nzuki nabasha kubamo. Nubwo Imana idatuye mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu, yubahiriza kuba mu materaniro y'ubwoko bwe. Amen. Hari abantu bajya bavuga bati rero nta urusengero nta gaciro rufite, inzu y'Imana nta gaciro ifite kuko Imana se twayubakira inzuki yabamo. Ariko muri iki gitabo baranditse ngo nubwo Imana idatuye mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu, yubahiriza kuba mu materaniro y'ubwoko bwe. Yasezeranye ko igihe bazateranira hamwe baje bayigana bakicuza ibyaha byabo kandi bagasabirana, izazaho bari kubw'umwuka wayo. Ariko abantu bateranywa no kuyiramya bakwiriye kuzibukira ikibi cyose, keretse gusa nibayisenga mu mwuka, mu kuri no mu butungane. Naho ubundi guterana kwabo nta gaciro kuzagira. Bene abo Uwiteka bavugaho ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Abasenga Imana bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose ituriza imbere ye. Nshuti yanjye, mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 43 basobanuye amagambo akomeye kuri bya bindi nahoze mvuga byo kwakwa imitungo, bavuga uburyo Roma yarwanyije abantu b'Imana mu gihe cyabanje. Baranditse amagambo akomeye ababaje. Baranditse ngo kubera kuzahazwa no guhora bahanganye n'akarengane, guhora barwanya uburiganya n'icyaha, ndetse no guhora barwanya ibindi bisitaza Satani yashoboraga kubashyira imbere ngo arogoye urugendo rwabo. Bamwe mu bari barabaye abubatsi b'indahemuka bageze ubwo bacogora, maze kubwo gushaka umutekano n'ubusugire bw'imitungo yabo n'ubuzima bwabo bava ku rufatiro nyakuri bari barubatseho. Ibi bintu byanditse mu ntambara ikomeye, ariko n'uyu munsi wa none bigiye kuba. Ariko abandi batigeze bahungabanywa n'ibitero by'abanzi babo bavuze bashize amanga bati ntimubatinye, mwibuke Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba, maze bakomeza umurimo wabo buri wese acigatiye inkota ye. Aya magambo yanditse mu ntambara ikomeye paje 43. Ibintu bitatu bigiye gutuma Roma ituma abantu benshi bava mu by'Imana ku bushake, atari no kujijishwa. Ku bushake bwabo bakabivamo, nta bindi biravugwa kuri iyi paje. Icya mbere hano bavuze ngo iki? Bavuze yuko kubwo gushaka umutekano. Icya kabiri kubwo gushaka ubusugire bw'imitungo. Icya gatatu kubwo gushaka kurengera ubuzima. Abantu benshi bagiye kuva ku rufatiro bari bubatseho. Imana itugenderere nk'uko iki gitabo kibivuga. Imana idufashe itwubake. Abaheburayo 3:6 Pawulo yaranditse ngo ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomeze kugeza imperuka. Ndakwingingira kugira ngo ibyiringiro byawe Roma itazabinyeganyeza. Ibyiringiro byawe bigume mu ijambo ry'Imana, nibwo uzakomeza kwitwa inzu yayo. Ubwo rero Kristo azaba ari umutambyi mukuru utwara inzu y'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana nziza,
tugushimiye ko wabanye natwe. Imbaraga ya Mwuka Wera ikabakabye imitima yacu biciye mu ijambo ryawe. Tugusabye impinduka ikomoka kuri wowe kuko iyacu nta kimaze. Tugusabye kuguma mu byimbo by'ijambo ryawe n'amasezerano yawe kuko ahandi hose nta kigenda. Roma irarakaye kandi ibyo yakoreye abangaba nibyo yiteguye kudukorera. Kubw'ibyo udukure mu bwoba, tuba abantu bafite ubushizi bw'amanga kandi twiyubake ku by'ijuru kuko iby'isi ni umusenyi. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.